Mugisha Rwanda TV ni yanjye ni yawe, ni ihuriro ry'amakuru ya Gikristo asesenguye kandi ahumuriza imitima ya benshi. Mwese tubifurije amahoro y'Imana, tubasabiye umugisha abarwayi, Imana iborohereze, abishimye namwe tubasabiye gukomeza ibyishimo byanyu. Turi kumwe rero na Kuva TV, Zamuka TV, Kuva TV, Mugisha Rwanda TV. Tugiye kuganira n'umubyeyi hano, umubyeyi mwiza, umubyeyi ukeneye ihumure, umubyeyi ukeneye umuhumuriza akamubwira ati mpore, umubyeyi ukeneye ubufasha bwinshi butandukanye. Ngusabe wowe udukurikiye icyo ushoboye, icyo wumva umutima wawe uri bugushoboze uze kugikorera uyu mubyeyi, kuko akeneye ubufasha butandukanye bw'umuntu akenera kugira ngo abone ihumure. Turakwakiriye rero umubyeyi, watangira twibwira, usuhuza n'abadukurikiye, hanyuma tugakomereza aho tuganira. Murakoze. Amazina nitwa Niyonsaba Apolline, ndi mama w'abana batatu, n'abakobwa batatu, umukuru afite 14, undi afite 11, undi afite 5. Ego, ndasuhuza abadukurikiye, namwe mwanyakiriye, Imana ibahe umugisha. Ni kenshi umuntu ajya aruha akabura ahantu aruhukira, umutima uremerewe, ariko ndabashimiye ko mubashije kunyakira. Ubuzima bwanjye buhamya, kuva mbutse ntabwo nigeze ngira ubuzima bwiza. Nagiye mba mu buzima bugoye, ubuzima buvunanye, ubuzima buremerewe, ubuzima mburumbwira ati komera, mbese ubuzima bugoye. Iwacu twavukiye mu karere ka Nyamagabe, twavutse turi abana 4. Mama yari umugore wa 2 ariko bitagaragara, bidafatitse, tuvuka turushye. Ntabwo nigeze mbona urukundo rw'ababyeyi ngo badutoze kandi komera, baduha umuco, baduha ikinyabupfura. Papa namubonaga nka rimwe mu kwezi, 2 mu kwezi aje mu rugo, akongera agasubira iwe mu rugo. Dukura tugowe, mama turera bigoranye. Igihe kiza kugera, mama na papa biba ngombwa ko batandukana, papa yigera ku rugo rwe rukuru, dusigarana na mama twenyine. Nta nubwo mama yari afite ahantu papa yamwubakiye. Mama yari yarabyaye umwana kera, ajya gushaka, ashatse umugabo arapfa, apfuye agaruka mu rugo iwabo bamuha inzu y'uburushyi. Uwo papa aba ari hamusanga, niho yatubyariye iwabo mu nzu y'uburushyi. Rero urumva twavutse ubuzima bugoye. Inzu y'uburushyi bamuhaye, nta sambu, hari uturima duke mama yabagaho, ari uguca ishuri, aducira ishuri. Iyo kiza kugera, papa abwira mama nyine ko hari uburyo yadufasha, hari uburyo yadushakira imibereho. Papa arabyanga. Papa twihakana turi abana 4, ko nta kintu yadukorera, katanatuzi, katanatubyaye. Dukomeza urugendo n'ubuzima na mama gusa. Mama arananirwa, aza kuzimuka hahandi twavukiye, ntiheraga, nta kintu cyahabaga. Arimuka ajya iriya za Kibungo ku Rusumo, agenda ashakisha uburyo twabaho, adusigaho, ari uguhingira abantu, ari uguvomera abantu, ari uguca ishuro nyine kugira ngo abana tubone uko turya, tubone uko tubaho. Igihe kindi kiragera, mama abonye ahantu yadushyira Kibungo, araza atwara murumuna wanjye umwe na basaza banjye 2, ngenda nsigara aho ngaho. Arambwira ati nzagaruka kugutwara, sigara ureba amahene, ingurube n'uturima twari duhari nyine, ujye uhinga, nzagaruka, ntabwo nzatinda ku rugo. Yego, sigara ku rugo, hingana n'abandi bana, tuguzanya. Igihe kiragera, mama aratinda, nanjye ndabirambirwa. Niyizira i Kigali, nzi Kigali. Ntabwo wamenyaga amakuru ye? Ntabwo namenyaga amakuru kuko nta telefone icyo gihe zari zihari, ariko umuntu wayitungaga
yabaga ari umuntu ukomeye wishoboye. Twebwe ibyo bitekerezo bya telefone nta wari uzi ko yazanayigira. Ndi Kigali za gukora akazi ko mu rugo, nje Kigali mama aza kuzagaruka aje kundeba asanga nashi Kigali. Turaburana ahita yisubirirayo. Igihe kigeze nanjye nsubira hahandi Nyamagabe nsanga mama yaje kundeba arambura. Bandangira aho abazakibunga aho yasize ababwiye byanga bikunda yarazi yuko nzabaririza nzasubira Nyamagabe nkabaza makuru uko byagenze. Bandangira haba njya kumureba nsanga hari ahantu acumbitse za Kirehe. Igihe kigeze ndamubwira ati ntacyo ndahabonye aho muba reka ngende Kigali mpagase nzajya ndeba uko mboherereza muri akazi ko mu rugo. Naraje ntago byatinze bahise bantera inda. Aho wakoraga? Aho nakoraga sibo bantenda n'undi muntu mwahuraga. Yego twahuye rimwe antera inda. Kuva icyo gihe sinongeye kumubona, duherukana icyo gihe nyine antera inda. Antenda ubuzima aho nakoraga indigize nk'amezi nk'atandatu ndahava mbona sindi bujye kwa mama kumugora ubuzima nawe butarafatika. Nta kwa papa mba nk'inzerereza i Kigali nkajya ndara aho bwije. Hari ahantu batoraga ikawa hari igikondo rwa kofe nkajya gutogora ikawa ntwite nkaza nkarara ku gasozi mu bihuru. Icyo gihe byabaga ari mu kwezi kwa 8 mu gitondo nkabyuka nkajya gukaraba ahantu mu gishanga n'inda. Igihe kiza kuzagera ndabyara mbyari Kanombe nabyaye bambaze. Ndaza nkomeza ubuzima bwo kuba noneho mfite uruhinja nkajya ninjira no mu rusengero ndasenga ndabatizwa mu murokore. Hanyuma nkajya njya nko gusura abantu twari tuziranye nka kera. Bambaza aho mba nkabwira nti ntaho kuba mfite. Ahamara nk'icyumweru bakancumbikira nk'icyumweru cyashira nkongera nkagenda n'uruhinja nkajya ahandi. Se w'umwana sinzi ahari, mama nta bushobozi afite bwo kuturerana n'umwana. Umwana agize umwaka n'amezi 6 ndi muri ubwo buzima bwo kuzerera. Ndongera ndamanuka njya Kibungo hamwe mama aba. Mama nawe nsanga ubuzima nyine ni ugushakisha mu mama biragoye. Umwana ndaza ndongera ndakora akazi nkajya nkora ikiyedi nkakora mu maresitora nkoherereza mama. Namwoherereje nk'amezi 4. Ngiye kumureba nsanga mama hamwe yaratuye yarimutse Kirehe. Nsanga yarimutse ajya aho bita za Kabeza naho arahava ajya za Tanzania ajyana n'umwana. Mbura nimero namushakiraho ndongera ndagaruka umwana ntongeye kumubona. Ndaza mbi Kigali nkora akazi kavunanye k'ubuyede. Ngera ubwo nkora ahantu muri resitora njya kwikodeshereza nkora ahantu muri resitora. Yakiza kugera nkundana n'umusore turakundana turabana turishyingira ariko ntazi wa mwana ngo ari he ntazi ngo mama ari hehe. Ubwo ruri naho i Kigali? Yego umusore turabana twishingiye turabyarana. Tumaze kubyarana umwana agize amezi 3 nawe aranta asiga mu nzu. Nanone ntangira ubuzima bugoranye. Ndara hanze mama aho yarari ntawe uhari. Nta papa kwa yasambu zanzu hahandi bubakiye mama z'ibyatsi harahirimwe. Ukumva ntaho kujya nyine hahari. Nibura se we warigeze ugera iwabo waba waruhazi? Umugabo ntabwo nari impazi. Twahuriye hano i Kigali nyine turabana turibanira. Namubwiye ubuzima mpora mbabaye nibaza umwana wanjye akaza kujya ahantu nakoraga akambaza bite ko uhora ubabaye ko uhora urushye. Muganiriza ubuzima arambwira ati bizashira nzagufasha ngwino tubane. Twamaranye nk'imyaka 2. Mu mwaka wa 2 nibwo natwise. Yego umwana arabyagize agize amezi 3 nibwo yantaye. Nanone ntangira ubuzima bwo kugaragurika. Ndara hanze ndara mu matoilette n'umwana. Hari ahantu mu ishyamba basengera nabaye Nyanza bigoranye. Gusa Imana ikampa imbaraga umwana simute. Nari ubuzima bwari bwo kumva wamusiga ukigendera kumva wakwiyahura. Imvura ikantunyagira umwana ntarwara umusonga.
habura umuntu nabwira, nkatinya kuba najya mu buyobozi yenda ngo mbe navuga ikibazo cyanjye, nkumva barambaza ibibazo byinshi, usanga ngize umutima wo gukomereka n'ubuzima twaciyemo. Ndangije umwana twahamaze umwaka n'amezi 6 muri iryo shyamba, abantu barabizi benshi baranzi mpaba. Havuye haza umugiraneza aramfasha, ndahava amafaranga njya kwishyura inzu, mpa igishoro, ndacuruza, nikorera agataro. Kuri iyi si nta kintu ntazi gukora. Ncuruza agataro, nkafurira abantu n'uruhinja. Umwana agira imyaka 2, umwana agira imyaka 3, umwana agira 5, umwana agira 10. Umwana agize 5 se yaje kumpamagara. Yaragiye se ashaka umugore, babyarana 2, barananiranwa, arongera arampamagara ati mbabarira ngusabye imbabazi, narakubabaje, naraguhangayikishije, reka nze turera abana, ni wowe mugore nabonye witonda ugerageza guca bugufi. Kase w'umwana ndamwemerera, aragaruka, raza turabana, tumaranye umwaka, nabwo mba natwise arongera gutera inda. Ego. Umwana agize amezi 6 asiga mu nzu. Ubuzima bwanjye mbamo n'uyu munsi nubwo guhora nsohorwa mu mazu mpemukira banyiri, nta kindi kibazo kuri iyi si ngira. Ikibazo ngira nta mafaranga yo kwishyura inzu, nibwo buzima bungora. Ibyo kurya ndagerageza, kwambara ntiyeranja, ariko bigera ku kibazo cy'inzu bikarambarara neza. Ariko nyuma nza gucuruza mu gihe cyashize, ndacuruza biremera. Acuruzaga iki? Acuruzaga ibintu by'amakaroti, inyanya, intoryi. Rimwe na rimwe nkajya mu mujyi nkarangura, hari amapamperisi, nkarangura amakaroni ngashyira mu gikapu ngaheka ngagenda mpereza abantu. Gutyo nyine tukabaho. Hanyuma nza kugomeza nkurura amakuru, nza kuzamenya yuko mama yagarutse mu Rwanda. Hano ubwo ari amakuru, ahubwo hari abantu twasenganye, ntaho ubukwe Kibungo. Ntashye ubukwe bw'umucuti wanjye, sanga hari utwana twahaje muri ubwo bukwe. Utwana turi gukina, kumbe harimo wa mwana wanjye. Kana kagakomeza kakandeba, nkabyina, havuze induru, numvaga nishimye. Hari umucuti wanjye wari ukoze ubukwe, nkumva ni byiza, ndi mu munezero, nkibyinira, nkikora utuntu, abana nyine bakaza bakanyegera bakandeba. Uwo mwana ari kunyitegereza, ndamubaza ati bite bebe? Ati ni byiza, amakuru se ni meza, ko wanyitegereje cyane? Se umwana ati nakwikundiye. Witwa nde? Nitwa Gihozo Queen. Numva ni ya mazina ya wa mwana, namwise umusatsi unyorosoka. Iwanyu ni he? Arambwira mba kwa kaka. Kwa kaka ni he? Hari hirya. Kaka we yitwa nde? Yitwa Vivian, niko mama yitwa. Numva nikubita hasi, numva ndumiwe. Nta mahirwe nari mfite yuko baba bakiriho, nabo ntibari bazi ko nkiriho. Hanyuma umwana ajya kunyereka kwa mama. Mama yarashaje, yabaye umukecuru, nabwo ahari aracumbitse. Bwakana yari yaragahaye abantu b'abaturage bakarera, ariko kari kaje kumusura, akajya kunyereka aho kaba, turibwirana, turaganira. Umwana mpita muzana. Reba umwana ufite imyaka 14, akaba yiga mu 3 primaire, nawe yagiye ahura n'ubuzima bugoranye, kwiga biranga, ubwenge biranga. Umwana ndamuzana, turaza aho twabaga. Umwana mushyira mu ishuri, nabarumuna be mbakura aho bigaga, ngire ngo yenda bakanguke bagire ubwenge. Nari mfite ikiraka ahantu mbona gikomeye, mbagejeje mu ishuri. Ikiraka kiranga kirahagarara. Igihembwe cya mbere aho biga nari nabajyanye ku gihembwe bishyura 75. Abana ariko barimo barakanguka, ubona bakanguka. Na murumuna we yiga mu 3 primaire. Yego, ko ahubwo se ko bari babaye umukire 75. Numvaga ko nabayeho ntarize, nta muntu w'iwacu utarize. Twese hari menya ari igihe wavuyemo menya gusoma no kwandika. Numvaga nagerageza abana banjye bakiga. Urumva umwana wiga mu 3 primaire, nabwo ari mu manota 40 nangahe. Naravuga reka mujyane ku kigo babasha kumuzamura. Hamwe n'Imana ndizera, abana mbashakira iniforume, ndavuga reka bige hamwe, no kubarutisha Imana izafasha. Bajyayo igihembwe cya mbere,
ko umwana ndishima mubonye mushyira mu ishuri igihembwe cya mbere babaha ibizamini ahantu nakoraga ikiraka gihita gihagarara ntibanatwishyura sinishyura ngumya ninginga diregiteri nsenga Imana ngo ndebe ko nyabona sinishyura hari ibizami batabahaye igihembwe cya kabiri nabwo bibuko iki cya gatatu ejo nta bizamini babahaye barabirukana n'ubu ntibarajya ku ishuri ntibajya ku ishuri ntishyuye mbona none kubasubiza hasi mu gihembwe cya gatatu nabwo ni ibintu bigoye ubuzima burakakara wa mugabo rero nawe yaje kugera arongera aragenda asiga uruhinja rufite amezi 6 bose bariga ariko kuko kiga mu 3 garidiyene ubuzima nagiye nyuramo bugoye ariko nkihangana nkareba uburyo barya hari ibintu bikubaho ukabura ukuntu wabivuga ukabura bubwira ububwiye bamwe bakakwita igicucu abandi bakakwita umunebwe abandi batihangane nyine mu bintu bigoye papa rero byarangiye nyine igihe atwihakanye burundu ko atigeze tubyara ajya mu buzima bwe na mama nyine akomeza ubuzima bwiwe nigeze mwongera guhura se papa imyaka 22 yari ishize aba hari i Nyanza mu Rukari n'umusaza washaje warwaye yahuye n'ubumuga hari umuntu wamuragije itungo abajura baza kuryiba agenda arikurikiranya agiye kurigaruza mujura ahitamo tema bene aha imitsi iracika agenda asusumira yarasusumiye narabaririje nza kuzamubona nagiye no kumusura turaganira kubw'umutima w'urukundo naranamenye Imana asaba imbabazi ako aracumbitse ahantu ntago nawe afite aho kuba ntabwo yigeze yongera gushaka umugore yaramushatse w'umukecuru baba bari kumwe rimwe na rimwe nawe akamuta akisangira abana we ntago babyaranye abahinya nta kintu abasha gukora gusa yarambonye arishima aranezerwa gusa nanjye nishima ko nongeye kubona umubyeyi nubwo byaciye muri izo nzira gusa numva biranejeje arahara mu Rukari hanyuma uyu munsi ikintu cyangonze abana baruhutse umuntu andangira ikiraka iriya za Gisenyi kikedi bahemba 4,000 ndagenda njyayo tuhakoze nk'ukwezi biba birahagaze njya kwaka akazi ahantu mu maresitora abana ndabasiga abana bari barabasize mu Kigali yego nagiye kubashakira ubuzima mu buzima bwa buri munsi mbasiga bahantu mu gipangu hari security n'ubundi nagendaga nkabasiga nta kibazo habamo abantu abana nakurikiranaga ubuzima bwabo bwa buri munsi nabahahiraga saa 6 na nijoro nagiye ndimo amezi 2 y'inzu nayishyuraga 60 kubera icyo kiraka no gucuruza n'ibiraka byo gufora nagendaga nyabona nkishyura ngirenga abana mbatuze heza b'abakobwa mbese umwana agire abone urukundo rwa nyina bwa buzima yabayemo mbese nagerageje kugira ngo ave mu bikomere bw'ubuzima bugoye yagiye abamo nawe aravuga ati mbonye mama hari ukuntu Imana iduhisha inyuma ku isura ati mama ni umukire arasa neza bitandukanye na bwa buzima yabagamo mu cyaro cyane ko abana bo baba batazi no kumenya abana ntibaba bazi ubuzima ariko nkagerageza kugira ngo abana baboneke mu by'ukuri muri ubwo buzima sindiyandaritse nta muntu nahemukiye umugabo twabyaranye abana sinamwaka ikaramu tamuhamagara nta kintu ni nka rubanda ntiyambaza ati umwana ameze ute bararwara nkabavuza mitiweli yaba ntayo nkabajyana no muri prive mbese gerageza kuba nibo bavandimwe nizo nshuti zanjye mbese ubwo abana nakoraga icyo kiraka cyo muri resitora baduhaga nk'amafaranga ku munsi nkaboherereza yo kurya bampa yo kurya cyangwa kumusereva umuntu umuganiriza muteye story akaba yaguha nk'agatipu abana nkabohereza buri munsi nabohererezaga gusa ariko ntabwo nari nishimye yuko bari mu rugo bonyine ariko nari nagiye mu buryo bwo gushakisha ndebe buryo ki nakwishyura inzu ndebe buryo ki nabasubiza mu ishuri ariko byose biranga hanyuma hashize bundi nibwo naje mitira gusenga abana mpamagaye telefone y'abaturanyi najyaga mbahamagaraho ndayibura nabo ubwabo bampamagaraga bakajya ku muhanda
aho nahahiraga nkahohereza amafaranga kuri kode basabaga umucuruzi duhahiraho bahageraga agahita amamagara nkabavugisha ntibabaha ibi murashaka iki bakabibaha bakagenda bagateka. ni abana nyine bakuriye mu buzima bazi guteka nyine bazi kwirwana kuko nta wundi muntu nyine ninjye mbahagurukira. harya kugeza ubu umukuru yari afite imyaka ingahe? 14. Hanyuma ariko n'abana nyine ubona barimo barafunguka mu mutwe kubw'ubuzima. Ni kubw'ubuzima nyine kubw'imibereho. Hanyuma ndahamagara ejo bundi abana ndababura ntegereza ko bampamagara ndababura ariko hakaba ari umunsi bambwiye ati mama kwa nyir'inzu bari kutuzingisha ngo barareba aho bari butujyane baratujyana ku murenge nutaza nabwira ati ntabwo naza ntabonye amafaranga y'inzu ukuntu muri bujya ku ishuri munyihanganire ndebe ukuntu nzaza. Ejo bundi mpamagaye biranga mbaza umuturanyi se b'abana banjye bari hehe? Abana rero mu nzu ibintu babisohoye ntabwo nzi umuntu wabisohoye nta nubwo nzi aho biri n'abana ntabwo ndi kubabona. Ndamubwira ntigomeza ngeragereza ati ni ukuri mu nzu nta kintu kirimo harimo akabati harimo televiziyo ibikoresho nyine byo mu nzu bisanzwe gusa nta ntebe zirimo imyenda harimo nyine ibikoresho akabati kanini. Ati ibyo ari byo byose nkeka ko yenda byaba ari nka nyir'inzu wabikuyemo gusa ntago yigeze ampamagara ngambwira ati nkuyemo ibintu abana baraha. Ejo abana ndategereza ko ndagumya ndahamagara abana banjye bari hese ngo wabamboneye ati ntabo ndi kubona ko batampamagaye se ntisimbizi sinzi nanjye ukuntu bimeze. Mu gitondo ndahamagara abana ndababura hanyuma biranyobera birancanga numva noneho birandenze ndavuga mana se ndagenda barimo amezi 4 y'inzu nta mafaranga yabo nzanye nyine abana ngimara kubahamagara ntibitabe nibwo nahise nza. Ntabwo nari nakagera mu rugo kuva uyu munsi ntibarampamagara bahamagara buri munsi ni njye wabahahiraga ni njye wabitagaho sinzi ngo bihagaze gute reka njye kureba. Ngeze muri quartier rero ntago nabashije kugera mu rugo aho twabaga ahubwo nagumye mbaza ntaba abana banje ati ntabwo tuza ahantu bari none mpamagara gutya muturanyi duturanye arambwira ati uzurebo baze aho abana bawe bari ngewe ibyo ntago mbizi. Mfite umubabaro w'ukuntu nagera mu bana banje ayo mafaranga nagiye kureba batindaga kuduhemba bakatubwira ngo ntago biri kugenda neza bazaduhemba mbona biri gutinda nibwo nafashe umwanzuro wo kuza nibaza ukuntu ndi buhinguke mu gipangu imbere ya nyir'inzu bintu bidahari abana ntazi ngo bari he nyine nifashisha kuba hagira kubashakisha nyine yenda ngo niwe mwankorera ubuvugizi mbe namwishyura ntago yambereye umwana mubi. Ikibazo ngira nyine ni ukubura ayo mafaranga y'inzu yenda nawe yaba yararambiwe kabisohoramo ariko nyine nuko atambwiye kugeza uyu munota se n'ubu ntabwo uramenya aho ntabwo ndamenya aho abana bari. Ntabwo wagiye kumwegera se ngo umubaze ngo abana bari he? Ntabwo nigeze mubaza kuko yagiye antonganya cyane mbwira tuzanyishyura ryari uri hehe bigera ubwo dusa nkaho turakaranijwe nanjye ndaceceka ndamwihorera ariko uko biri kose uko nkeka kose nkeka ko baba bahari yenda yaba bafite cyangwa se yakoze ikintu nkange nze. Oya uretse gukeka kuko gukeka ni ukwibeshya. Ushobora gukeka ukibeshya ugacumura ukamuhimbira ibyo atakoze kubera akababaro ufite urumva. Jewe rero uko mbyumva numva mbere na mbere wabanza ukagenda ukamwegera nubwo ashaka amafaranga ye nibyo kuko nawe ushobora gusanga iyo nzu aricyo kimutunze aricyo kimutungiye abana ariko genda umwegere icya mbere ubanza umenye ngo abana bari kuko abana nibo nicyo cyihutirwa. Ubanza umenye ngo abana bari ushobora no gusanga yarabakuye mu nzu akabashyira iwe kugira ngo iyo nzu ayishyire ku isoko nawe abana amafaranga yo kurihira abana. Ushobora no gusanga yarababwiye ati rero mama wanyu yarabataye ntahari wenda bakabyita ati mama wanyu yarabataye agafata abana akabashyira n'ubuyobozi. Cyangwa se ushobora no gusanga abana
barabonye bikomeye nyirinzu aza buri munsi kubareba n'icyo abana bagatorongera bakagenda kugeza kuri uyu munota rero ikihutirwa no kumenya ngo abana bari hehe. ubuyobozi nahamagaye Mutwara Sibo ndamubaza ndamuvugisha ko twari twagiye tuvugana nyine bambaza turi he ndababwira nagiye gushakisha nzaza. Mutwara Sibo yaraguhamagaye? Yego. Bivuga ngo nyirinzu yagiye gushaka ubuyobozi. Twanavuganye ndamubaza se ko mwasohoyemo ibintu mutambwiye abana. Banza unsubize ibyo nkubaza. Yego. Nyirinzu yagiye gushaka ubuyobozi. Yego. Hanyuma ubuyobozi buraguhamagara. Yego. Hanyuma bampamagaye mu gihe cyashize babwira ko nzaza. Hanyuma numvishije ibintu mu kubisohoramo nago bambwiye. Yego. Numvishije ngo nta bintu birimo n'abana ntibahari yaramatsiko yo kumuhamagara nkubwira ko twari twavuganye ko nzaza igihe twavuganiye sinze se abana bari he ibintu biri he ko biri kose ntabwo mwabikuramo mutazi aho mubijyanye mutazi n'aho abana bari. Ibyo ntabyo tuzi ngo akabaye ngo ntabwo mbizi ngo akabaye ari wowe waba ubizi. Mbaza umudugudu arambwira ati ibyo bintu byawe rero ntabwo mbizi niweho wakabaye ubizi. Harya ubwo n'umudugudu wuhe? Tuye mu haruguru y'ibitaro bya Gatenga mu mudugudu wa Murambi. Ariko mu by'ukuri si uguta abana ni ubuzima nyine bwangoye. Ntabwo ari uwo nyirinzu gusa natangiye mvuga ngo ikibazo cy'inzu gikunda kunteranya na ba nyirinzu nyine nawe yafashe icyemezo nk'umuntu nyine yararambiwe nk'umuntu nawe ukeneye amafaranga yararambiwe nanjye sinayamwimye nayabonye. Nibura se muri icyo gihe baguhamagaraga abana wigeze ufata telefone ngo umubwire cyangwa se umwandikire message umuguti nyihanganira ndimo ndashaka amafaranga? Nagiye mbimubwira na gitifu ndamubwira na budugudu ndamubwira na gitifu akagari. Yego nawe yaramvugishije ndamubwira nzaza gusa igihe nyine nababwiriye ko nzaza ntago ari cyo gihe nabonekeye. Ndimo ndashaka amafaranga ariko abana ndabakurikirana mu buzima bwa buri munsi. Rimwe benda bari ngo bubasohore nandikira message gitifu nabwo ati giti abana ni abacu sinabataye ninjye mbashakishiriza. Hano igihugu uburyo wisobanura uri mu kibazo hari igihugu iyo wagiye wisobanura kenshi ku bayobozi kuri ba nyiramazu igihe kiragera ukumva ugize ihahamuka igihe kiragera ukumva biragucanze mbese ukumva kugeza uyu munota se umbwiye ko wabajije mudugudu Mutwara Sibo ugerageza se kujya kureba wa gitifu? Gitifu ntabwo nigeze mureba kubera uno munsi byari konje. Yego ntabwo nigeze ngerageza kumureba ariko navuze ati reka mpere muri aba b'inzego z'ibanze uko biri kose buriya barabizi. Bambwira ko barampakanira nyine bambwira ko batabizi. Ndavuga se ubu koko abantu basohoye ibintu mu nzu batambwiye n'abana ntibambwire bakima abana telefone abana nimero yanjye bayizi mu mutwe aho bageze hose. Numva nyine kwishorera nkagenda numva ni ikibazo biragushobera numva birashobeye bari bumbwire nabi ndi njyenyine na byinshi mfite mu mutwe nyine nkumva birandenze. Nibwo navuze ati reka nshaka yenda ubuvugizi bumvuganire ndebe ukuntu nava muri kino kibazo. Ubwo amakuru muri make urashaka kumenya aho abana bawe bari? Yego nkaba nabona uburyo aho tuba ukabona aho muba bakaba basubira ku ishuri. Imana ifashije na nyirinzu nkamwishyura nyine kino kintu cy'ideni cy'inzu nicyo kintu kinteranya n'abantu. Kugeza uyu munota banza umenye ngo abana bari hehe kuko abana nicyo cyihutirwa. Kuko abana ntabwo ari abawe gusa abana n'abanjye abana n'ab'igihugu. Urumva abana n'ab'igihugu ugomba kumenya aho bari ukamenya ko bari safe ukamenya ko bameze neza hanyuma ibindi ukiyambaza ubuyobozi. Ukiyambaza ubuyobozi ibi byose leta yacu ubuyobozi bwacu ntabwo bujya bwemera ko umwana ahungabana. Kandi nawe ukagerageza guhamagara aho ngaho wari umaze iminsi ukora ibiraka ugakurikirana bakakwishyura hanyuma ugashaka ubundi buryo bwo kubaho. Hanyuma rero muri uyu mujyi wa Kigali ngira ngo hari simbi kurusha uri mukuru iyo ubushobozi bumwe bwanze ujya mu bundi.
sibyo yego inzu ya 60 ibona yanze ngira ngo hari n'ababa mu za 20 kamubwiza ukuri ushobora no gufata inzira ukisangira mukecuru n'abana ukajya mu cyaro gahinga ugakora uturimo two mu cyaro hanyuma amafaranga ukayabona niba hari ikintu ngerageza inzu y'icumi yarananiye inzu ya 5 yarananiye yanga sinzi ngo bibamo ikihe kibazo nzi gushakisha nkagerageza pe ariko bigenda bigorana ibintu byo kwishyura inzu bigenda bigorana bingoye sinzi ugomba kurwana nabyo none se niba utarubaka niba wumva muri uyu mujyi wa Kigali niba nta hanzu uhafite ugomba kugerageza nyine ukaba muri ubushobozi bwawe umukecuru ahantu abari abacumbitse abagaragurika ninjye wakamufashije nyine ugasanga biragoranye so rero ubwo wifuzaga ko abantu bagufasha iki icy'abana cyo ugomba guhaguruka icy'abana bwo n'ubundi ninjye ngikurikirana ninjye sanzwe ngikurikirana icyo nifuzaga abana banjye nyine bakajya mu ishuri habona uburyo nabonamo igishoro ngakora bifatika mbonye nk'inzu yo kubamo nta kintu cyangwa ikingorana abana yenda no kwiga bajya no muri leta bagakomeza ntabwo bigoranye ariko aho kubashyira aho kuryama n'abana nicyo kintu nifuzaga mbonye umuntu umfasha abana tukabona aho kuba abana bakiga ibindi nanjye nagerageza pe hagize umugiraneza watera inkunga abana banjye bakiga urumva uwo mwana uri mu wa 3 afite imyaka 14 ni ikibazo aho kuba nyine nifuzaga ko abana banjye bakiga nkabona icyo gukora nkabatunga tukabona ise uzahaba nako base hari n'umwe nibura ubu uzahaba uwo ngo natangiye mvuga duherukana icyo gihe byari uwo mwana wa mbere imfura uwo nguwo we abi Kigali arahari ariko nta kintu na kimwe ashobora kumfasha kibaho ni ukuvuga ngo arahari ubu wamubona na telefone ye urayifite ushobora kumuhamagara ukamubwira yego kuki utamuhamagara mu guti nta abana bari ibyo bintu yarabihaze hano ubwo barwara ngo mubwire ngo abana barwaye kuva babayeho nta karamu ye nta na gito nta n'inote ya 200 kuki utegera ubuyobozi ngo ububwire kandi ko ubuyobozi bwagufasha kumubwira nibura akajya agira ibyo agufasha mu kurera abana hari igihe ubona guhangana n'umuntu ukabona biragoye mu buzima bwanjye namye mvuga ati nzirerera abana nzigera guhora uhanganye n'umuntu mukuru buri munsi rimwe na rimwe ugasanga yamborotse rimwe na rimwe no kunyitaba hari igihe anyitaba nkoresheje iyindi nimero tuvugana dutongana rero mufata nk'umuntu nyine udahari nta n'ubuyobozi ashobora kwemera ko ashobora kubikora mu kandi kanya akavuga ko yaguze ubushobozi ari iki ariko nta kintu ajya afasha na kimwe ntago ariwe nari ndambirijeho mba numva nakoresha amaboko yanjye nkabarera bakabaho ako nyine ubuzima bukanga bikagorana reka nkubwire ukomere wihangane abadukurikiye baraza kugira icyo bakora abanyarwanda ndabizi turafashanya abanyarwanda turahumurizanya hanyuma jyewe reka nkubwire ngo ikihutirwa no kumenya uko abana bameze kugenda ushaka abana bawe umenye uko abana bameze niyo uri umumama niyo wararama mu ngoti ariko ukararamo n'abana bararanamo pe inshuro nyinshi aho bageze impamvu rero uyu munsi uri umumama w'umunyamugisha impamvu ugenda impamvu uhaguruka hano ukajya gushaka ibiraka igisenyi impamvu ubona ugihumeka nuko uri umubyeyi wanambiye abana ni umugisha Imana iguha kubera ko wabanambiye n'ubundi rero wicika intege sibyo yego wicika intege komeza unambire abana hanyuma tugiye gutanga nimero yawe ya telefone uri bubishobore araguhamagara aguhe ubufasha ashoboye humura abanyarwanda turi imfura abanyarwanda tuze kumva akababaro k'abandi abanyarwanda dukunda abana ndabizi iyo hajemo abana umuntu wese umubyeyi wese wabyaye nabwo ashobora kuryama komera rero ngaho bwira abantu nimero yawe ya telefone ku buryo ufite icyo yabasha kugufasha yakigufasha nimero yanjye ni 078 3
7 22 13 0783 74 74 22 22 13. 13. Yego Banyarwanda rero umuntu wese ufite icyo ashoboye afasha uyu mubyeyi arimo arara hanze, abana be baratorongeye ntazi aho bari kubera ubushobozi, aho bari barashonje, aho bari barimo baranyagirwa, aho bari mu buzima butoroshye. Niba uri umubyeyi, niba uteganya kuba umubyeyi, ndakwinginze ugire icyo ukora kugira ngo uyu mubyeyi abashe kugaburira abana be, abashe gutunga abana. Mugisha Rwanda TV ni yanjye ni yawe, ni ihuriro ry'amakuru ya Gikristo asesenguye kandi ahumuriza imitima ya benshi.